reka dusange kano kantu sibyo Trump nawe ubwo yarabisobanuye sibyo kubera ko bwa mbere abantu bakurikirana amakuru bwa mbere ariho ari umuperezida bwa mbere cyangwa se yiyamamaza bwa mbere yavugaga ibintu bijyanye nyine wumvaga speeches ukumva bimeze nkaho harimo burasism harimo bivangura ruhu sibyo ariko muri aya matora bwo yarabisobanuye neza aravuga ati ngewe si ntago nkumiriye abantu kuza muri Amerika byo nibyo yarwanyije abantu tubyumva nabi ariko Trump ngiye mba ndiyo nari kumutora pe muri na speech yatangaga n'uburyo yasobanuraga ibintu ufite safari umwaka utaha ufite safari kandi David ufite ni safari umwaka utaha visa narayibonye ngeje ubundi ndagenda ndabacika nje nta nubwo ndi naha bro I'm fried wenda bitewe n'amakuru ngewe nagiye nkurikirana n'uburyo n'ama speech yiwe we yagiye agaragaza hanini ko ahantu nyine Amerika itarimo kungukira ayo niyo mpamvu akunda kuvuga ngo make America better again cyangwa se kongera nyine we avuga ko ashaka kongera nyine kugarura ishusho ya Amerika bwa budahangarwa bwabo abugaruri yego hari ukuntu muri speeches avuga ati hari intambara Amerika yivangamo zitari ngombwa zitaninjiriza umwene igihugu. Reka twongere tubasuhuze kandi tubaha ikaze mwebwe mwakoze subscribe kuri Arudo TV Rwanda muherereye hose amajyepfo amajyaruguru iburengerazuba iburasirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali diaspora ndetse n'abandi bose bari hanze y'u Rwanda turabasuhuje tubaha ikaze kuri Arudo TV Rwanda uyu munsi okay ngiye mba ndacyari marinette nk'ibisanzwe rero Oigenge se burya mapanda asigaye oige ngo Trump ngo ntagashaka ko tugiwera ngo nuko yatsinze amatora ukoze hasi unyibutse ibuye mbaza ngo David atekereje iki ihoze ko Trump nanye namutoye naramutoye ntari umunyamerika ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi nubwo ntabayo ariko mfite abantu babayo nuko twanzitse rero akadita dutangira aho ngaho Trump yatsinze amatora ariko yavuze ko kuriya kuntu twegiraga muri Amerika nk'abajyayo nk'umuntu nk'uko tuburi hano muri Buranis ugahita wikoza mu gikoni cya Buranis ngo ntabwo ibyo bintu bikeneye kandi muri Amerika hari yaramaze kuba mu rugo umuntu yaryamaga agahita ajya muri Amerika muri kubitekereza arangiye wenda umpereyeho aha Buranis ho akwinjira mu gikoni uko yiboneye ese hano Buranis si mu rugo hari ikintu ni mu rugo ariko se wakwinjira mu gikoni just gutyo ngo ugiye mu gikoni ngo nuko ari bakubwiye ngo ni mu rugo twatse permission barayiduhaye yego ako se wagoye permission y'igikoni nese kucyutara ikiganiro mu gikoni ariko content tugiye gukora itajyanye n'ibiryo ahubwo mureke nidukora content y'ibiryo uzari ko tutazayikorera mu gikoni uzagenda utababajije dushaka nitwanababaza hano uri mu rugo come on bro reka dusange kano kantu sibyo Trump nawe ubwo yarabisobanuye sibyo kubera ko bwa mbere abantu bakurikirana amakuru bwa mbere ariho ari umuperezida bwa mbere cyangwa se yiyamamaza bwa mbere yavugaga ibintu bijyanye nyine wumvaga speeches ukumva bimeze nkaho harimo burasism harimo bivangura ruhu sibyo ariko muri aya matora bwo yarabisobanuye neza aravuga ati ngewe si ntago nkumiriye abantu kuza muri Amerika ahubwo ndashaka ko abantu baza muri Amerika kubera ko babyemerewe kuza sibyo ari uko bafite ibyangombwa byo kuza nese ubundi hari umuntu wajyaga muri Amerika nta byangombwa afite cyane handese hari umuntu muzanyuri wagira ngo mutange se oya dore ukuntu bimeze muri Amerika hari inzira nyinshi abantu banyuramo za panya sibyo kwita bakura sirya gabone ibyo ariko ikintu we yashaka gusobanura harimo negligence bwa mbere harimo n'ibintu bya ruswa n'iki umuntu akagenda agatanga amafaranga ku mupaka runaka sinzi aho binjirira
za Mexique n'ahandi akabasha kwinjira muri Amerika. We rero icyo yavugaga ni icyo ngicyo cyo guca ibintu nk'ibyo by'abantu binjira bakajya muri Amerika, sibyo? Kubera ko n'ubundi iyo avuga speech ze ababwira abantu ngo ababwira abanyamerika pire, ababwira ngo abavana babyita gutera abene igihugu ntabwo barimo guhabwa akazi bakwiye, ahubwo kagahereza abandi abene igihugu baranegirije ntabwo bakunda akazi. uzi koko negirije hano guturuka si aba bandi baraza bagakorera makeya, ariko wenda tuvuge abantu bagendera kuri green card bagenda bafite papasi yo kugenda bakora akazi yego yo gukora akazi, kandi ntabwo bagenda nko ku kazi bakihe, barabariyanta abantu babajyanye programme zibashinzwe zikabariyanta akora akazi hano bakorera gutya bakora gutya. Uwo muntu ntabwo aba ari mu bavuzwe, kuko uwo muntu aba yahawe akazi n'ubundi ahembwa amafaranga asanzwe ahembwa n'abantu barimo gukora mu gihugu, sibyo? Ariko wa wundi winjiriye muri panya iyo agezemo wamuha idolari rimwe araca hejuru, aho bamuha amadolari abiri arayaca hejuru, kubera ko yego nta kigo runaka kimureberera, nta tegeko runaka rimureberera mu bijyanye n'akazi kiwe akora. Urumva uwo muntu nyine aba ameze nk'uwigenga, kandi se wigenga gute mu gihugu kitari icyawe? Ibyo rero nibyo yarwanyije, abantu tubyumva nabi, ariko Trump ngiye yomba ndiyo nari kumutora pe. Muri tele speech yatangaga n'uburyo yasobanuraga ibintu. Ufite safari umwaka utaha, ufite safari kandi David ufite ni safari umwaka utaha. Visa narayibonye ngiye ejo bundi ndagenda ndabacika. Nje nta nubwo ndi naha bro, I'm fried. We are fried. I'm with this country. Bro, I'm with this country. Muri politiki cyane. Eko mwari nubwo tudashaka kwinjira muri politiki, byo ntabwo ari ibintu byacu. Bitewe na speech zatambutse za Trump, akaba yanatsinze amatora. Ese nk'Amerika n'igihugu cy'igihangange biri gutanga iyi shusho for what? Bitewe na speech Trump yatambukije mbere yuko atorwa, akaba yanatowe, ubu ngubu akaba ari perezida. Urabona biri gutanga iyi shusho ku isi, kuko Amerika ni igihugu cy'igihangange. Ishusho biri gutanga uko yayoboye umwaka utaha, kandi ahubwo ngende ndumva yaravuze ngo ahubwo ngo abantu bagomba kuzaza mu gihugu ari benshi cyane. Siko n'ubundi ngende cyetekeye ariko yavuze bata ahubwo noneho umubare w'abantu binjiraga mu gihugu cyane, ahubwo noneho bagomba kuzaza, niba barinjiraga bari bakera n'umubare uziyongera. Kandi iyo ngirumva ni profit, kandi hariya urumva no kubona ariyo just ubwo mu bintu nashatse kubaza by'ishusho. Urabona intambara ziriho ku isi, Amerika byanze bikunze mu ntambara ziba zirimo ku isi zikomeye ntabwo igiburamo. Trump n'imyumvire ye wumvise ku kintu kijyanye n'intambara, kwataka ibihugu biraza kugenda gute? Wenda bitewe n'amakuru ngewe nagiye nkurikirana n'uburyo n'ama speech yiwe, we yagiye agaragaza hanini ko ahantu nyine Amerika itarimo kungukira, ari niyo mpamvu akunda kuvuga ngo make America better again, cyangwa se kongera nyine we avuga ko ashaka kongera nyine kugarura ishusho ya Amerika bwa budahangarwa bwabo abugarure. Yego hari ukuntu muri speech zavuga ati hari intambara Amerika yivangamo zitari ngombwa, zitaninjiriza umwene igihugu, ahubwo zinjiriza abantu ku giti cyabo. Wenda urugero nka kwa kundi bajyaga mu bihugu by'Abarabu ngo bagiye guhagarika intambara, ahubwo ugasanga mu buryo bumwe cyangwa ubundi bameze nk'aho ari bo barimo kwitiza umurindi, bitewe n'uwenda na papasi baba yabajyanyeyo icyo bashaka kunguka, sibyo? Icyo bashaka kungukayo bajya bivuga muri make no kuvuga ngo bajya ahantu bahafite profit. Ibyo rero nibyo Trump yavugaga ati twebwe ntabwo tuzongera kujya tujya mu ntambara zidafitiye inyungu Amerika. Kwa kundi wenda umuperezida yajyagaho kavuga ati bigende gutya, cyangwa se akajyaho bimeze nk'aho ari nka hari ukuntu usanga abandi bayobozi bararemye ikintu nawe wenda ugatukigenderaho utanagiye gushakisha
inyurabwe udashyizemo inyurabwenge yawe ngo umenye gusa ubundi ibintu ngiyemo bifitiye inyungu igihugu cyanjye cyane inyungu zanjye bwite cyane inyungu z'abantu bari ku ruhande zitandukanye n'iz'igihugu sibyo I'm fright bro I'm this country urumva nibyo yagerageje gusobanura muri speech ziwe nyine iyo umuntu arimo kwiyamamaza hari n'ibintu byinshi avuga wenda anabeshya kugira ngo areshye abantu ariko nawe wumva ibyo wumva ugashyira mu nyurabwenge yawe ukumva niba ari ikintu kikunyuze cyangwa se ari ikintu kitakunyuze ukamenya uruhande uhagararamo ya man ariko rumeze neza ngiye meze bien piqué nta kibazo ndashimira iteka Imana ya Israel kwera ya man ya Israel bro okay yo mu Rwanda bro urumva Imana tujya kuyimenya Imana tujya kuyimenya Imana y'u Rwanda yirirwe mu kanya iratashye tasi y'u Rwanda igataha mu Rwanda mpita ngusubiza mu mateka rero inyuma kera iyo bavugaga ngo Imana y'u Rwanda yego uzi ikintu baba bashatse kuvuga ikinsobanurire babaga bashatse kuvuga ryangombe kandi ntabwo abantu bagisenga ryangombe ni ukuvuga ngo kera Imana y'u Rwanda baramyaga bakavuga ngo Mana y'u Rwanda udufashe kubona imvura tuzeze tuzagire gute yirirwa handi igataha yari ryangombe nese ryangombe yirirwaga ko yari uwo mu Rwanda yirirwaga handi bavuga ngo yirirwa handi igataha Rwanda yirirwaga kandi yagera mu Rwanda akaba Imana se amayobera amatagatifu tubazi ibyo tuzi agoreka tukibare ntabwo mwagashobora oya so kutagashobora mwese kuki abandi bavuga ngo namayobera amatagatifu ubwo nawe isubiza kuki ushaka kutubaza amayobera uyobeye abandi yagora Why I'm afraid. I'm leave this country. Yeah man. Yeah. Why for sure. Mezeneza. Kimeze neza ndashima. Kamwenye wayigenge none. Ese ubundi ryari mbona nishimye wa mugabo. Noneho umusobanuro yahayike nawe runyu nsebye. Jya umusobanuro umubwira uti nje hano uvuye muri show yanjye. Avuye kumurika indirimbo yitwa Wayigenge to the floor. Wayigenge to the floor, to the west, to the strong. Shkiri pa, shkiri one, shkiri z. Yeah. Dali turashoboka. Naje bavuza imande byabo byombugira umwanda. Nabaga ngenda busha barasarangoye wayisha. Nadirinze n'ababisha mbeshe mbatera guhangayika shkipa bajyana muri Amerika abandi amahoko baramanika inkingi reka kudufera igati zitosa amapora ganigize no tukiraho ngaho nakoranye indirimbo nayisha sibyo ako kantu ko kujya muri Amerika ntago nigeze ngasobanukirwa nanjye ako kantu ko kujya muri Amerika tuzi kwa Trump aho Aisha tuzavama Aisha indirimbo indirimbo Aisha agomba kuba nawe I'm leave this country nawe nagahari leave this country Aisha zagaruka rya ndembo tuzamutumire mu Adona ugomba kuzamwegera kamwegera kamura face to face ngo ati Aisha G wagwan ariko ubwo bisha I'm leave this country ariko Aisha niba atari I'm leave this country niba gihari niba atari I'm leave tuzamuzana ikiganiro tuzongera gukora hano Granis Aisha tuzazana naba ariko naba atari I'm leave je passe bon petit je passe ni geti ariko ndasetsa abasubonye muri kamera bazatubwire imeze muri this country je passe dore je sais pas uratumanya gusoma dictionnaire y'igifaransa je sais pas meze neza ndashimana kabisa meze mu Rwanda nyine I'm leave this country mu Rwanda byabiri amahoro ariko ni fresh nari bikaze muri music nkuko uri umuhanzi neza umuhanzi ntabwo ngenda umuhanzi bro to the floor ahubwo ni kwa kundi umuntu yogoza akavuga ati reka nkora igihangano just kuko ngiye numva mbishikunze ako nawe sayire zindirimbo zawe Wayigenge zindi zisa ngo nibongere babyita umwanda ngahe imagine y'u Rwanda
niba bashaka babyite gakowana yanjye ibiki bita umwanda nigana nabonye agakubita nibongere babyita umwanda ntabwo kantu nzi imana ntabwo kantu nzi yanarakaye zo trap ariko nyenda namwe ubona ari nk'injyana wowe mu Rwanda urumva se awumva hari R&B Afrobeat Afroga ni for example ni nziye ndirimba Afroga ko reba nka Coca-Cola ya Juno Kizigenza iriya na Afroga ko Coca-Cola shape okay okay hakazamo iriya R&B iriya boro ya King James na Manik R&B iriya nayo iri muri Afroga akayo na Afroga ko okay je bonde mo barabura okay R&B kina trap hakabamo na trapish hakaba trapish yaman kinya trap ari yore na simbizi kina trap na trapish kinya trap ni nuza ni rebo cyangwa ni shange sindi umuhanzi nimumvunira ubwo niyo mpamvu rero natwe washyize David wagwanye muri izo akabana gakondo none ibyo bintu rero reka tubishyireho rido ntabwo turi abahanzi sibyo se asa ntabwo ujya kumva umuziki man ndetse kumva umuziki bivuze ngo hako David iri wanyara ukuntu wowe uri aha wibereye mu rugo ukabwa wenda kwa kundi buri gufata nka kira aho ngaho wicaye ugashyiramo akamyuzi just ukumva just meditation ukuntu imeze ya music ukuntu iri kuyivibinga ibintu nk'ibyo ngibyo kumva nyine sense iri kugendamo nyine to biguruka neza gace ati ngiye nkunda turirimba wenda twa slowly hip hop R&B trapish hip hop ikindi ni iki Afroga ko ikindi aho ngaho wowe ubarizwa he muri music se ngere ntakubeshya ibyo mbonye byose ndabyumviterwa nyine na mood ndimo niba ari nijoro cyangwa se ari igihe cyo kurelaxinga numva amaslow sibyo niba ari ibisanzwe niba ari hip hop ije ndayumva niba ari iki kije ndacyumva impamvu rero mubaje rero nyine ni gihari ako kantu k'amaslow rashize muri David Rasasi ako kantu kuko nanjye nemutegeho nawe wabitekereje nanjye nagatekereje ko kantu David uwo muntu wako gasiruse ninde muntu relationship muri kumwe kujyanga agufashe kugafiringa neza njyewe ubwanjye mba numva nihagije nuko oya kuri slow imana ngireba ngo umugabo ngirangije ngumuremera ki umufasha umukwiye ubwo se amuflight none se amuflight iba itaramuflight jya yamurabe ngo kuki itaramundemera ntagira ako kantu urumva se no slow ni kwa kundi bumva nyine ushaka kurelaxing ubwonko nyine ushaka butuza kuvuga nka kuri urugero reka nkwereke uretse bya Trump no muri Amerika sibyo ngewe urugero nk'iyo njya nkunda kwandika filime kwandika script mvuye muri shooting iyo tuvuye muri shoot urabizi uba wiriwe kuzuba wiriwe strugglinga n'iki n'icyo ubwonko buba bushyushye sibyo ikintu nkorora kugira ngo ntuze numve ko amayide ndimo ndayakurura neza ndabanza nkajya muri douche iyo ngeze mu rugo ngoga amazi akonje namara koga amazi akonje ngafata iminota niyo yaba 10 cyangwa 5 just meditation uburirimbo bugenda gake iyo ntumvisha uburirimbo bugenda gake muri cyo bita meditation nicara ngiye nyine nta kavuyo nkicara ahantu yaba muri salo yanjye yaba ari hehe nka medita nyine nkumva ko ubwonko ibintu byose mbisibyemo bubaye vierge nkabona kwinjira muri mood yo kwandika script rero niyo mpamvu mise mvuga ni slow zirabinkorera yego bayige ndanyuzwe ntago yambeshya nubwo nibyo naho ngewe turirimbo rero nkunda rero nanjye nicaye nta hantu ngiye nanjye hanjye nyine nkunda kwiyumvira turirimbo tw'Abadventiste twamazamuka ureba inyama nziza twarariye we yego ubuzembi umva iyi ndirimbo yagiye gufata David isira aryoshye yakwidira ko n'ubundi banetara mu ryohanya
Marina yarakuryoheye yamubanye yabiri mu nana ngo dore ngo abagore beza twirongoreye naho ngaho nana uri kwerekeza Marina ese nibyo birimo muri iyo ngoreye ntacyo wabura izira ryoshye we iyo ndirimbo ko nayizi aho ngo ni paza aho ngo batamuruka mo izira ryoshye we ngimibare gwisomo ry'umera abagenge bibiga imibare yare imibare Davide nawe arayimedita Davide nawe ngo yize imibare Davide w'Ikigali nawe azi imibare Marinette nawe azi imibare wayigenge to the from nawe azi imibare shipa just abatari bari kuri kamera moto zagira ngo wayigenge nasize urumva twitwa twishimye urumva just urumva ko nta karubane ya utambe ibintu by'Imana bavuga ngo 666 nabyo ni imibare ariko 666 uwo mubare no chill ntago umubare ari mwiza umubare ni tuvuge ntacyo dushaka kuvuga wa mubare tuvuze nikosa reka twikomereze mu badivantiste byamwe ndakubwira nyine nkuko David avuze ngo yakunda kumva udusirori nanjye ndahantu nkanjye nyine rukuntu cyane mu tunyembo tw'abadivantiste nkandi kwiyumvira yanumva nyine to ariko niyo yatiri abadivantiste yoshyizemo turirimbo tw'Imana wumva abari fresh byatari uradufiringa birenze ukumva n'umutima uranezerewe byadanje nta kintu cyiza nko kubura ahantu uri kumva indirimbo zihimbaza Uwiteka Imana yacu ya Isirayeli Uwiteka Imana yacu mana akuzi kuba mani wumva nk'ikiremwa muntu cyarasohoye igihangano kiririmba ku Mana kivuga ibyiza Imana ihora ikora buri munsi ntako bisa mani Marine hari uko bisa ntako bisa nko kuririmbira Uwiteka ntako bisa nko kuba turi kumwe ibyo byose tubikesha inde Uwiteka Imana ya David wese bikomereza Imana ikibazo rero ntago mba ndi gufata ntabwo uri gufata naburaga njya kuvumba amashimwe y'abandi nkarebera mu madirishya abandi batamba umva mwimvunira ubwonko aya ntabwo bishoboka so wajya kubavumba ijambo ry'Imana byashoboka aya nta muntu hejwe kujya kuba iyo ndirimbo irahari noneho iyo ndirimbo igakomeza ivuga ngo Uwiteka utarobanura ku butoni yaraje aranjyana nyine urumva iyo ndirimbo ni iy'amashimwe Zaburi ndirimba siya bena safi nimva mutima ayizange guma negereje gushyiramo guma cyangwa guma nagurashyemo rwose tukomeza ngaho ejo bundi habaye Iwacu Muzika Festival mwabonye abahanzi baratwitse za Rusizi za Heza Musanze ahantu hose barakubise reka dute twari amanga mu ndirimbo no muri twari turirimba ibintu bimeze fresh mwabonye mwebwe nk'ukuntu mwabireberaga nyine ku ruhande ndabizi inshuro nyinshi ntabwo mwagiyeyo ariko mwarabikurikiranaga amakuru murayazi umuhanzi mubona wakoze cyane muri uno mwaka ninde ku buryo mwamuha award muri uyu mwaka mu bijyanye nyine nari nkomoje kuri Iwacu Festival yabaye ariko reka ibyo dusa nkaho tubyirengagiza abahanzi bakubise amahiti baragenda baratwika ku stage ariko reka turebe muri rusange n'abahanzi batagiyeyo muri Iwacu Muzika Festival tubakomoze kuko hari impamvu batagiyeyo ariko se nende babwira ati ni mu muhanzi mubona wakoze cyane muri uyu mwaka mwaha igihembo biramutse bibaye to the floor rero ku bijyanye n'abahanzi nta bunyabunda kwivanga cyane cyane ku muziki wo mu Rwanda kuko mbona byikaraga byongera byikaragura byongera bigaruka sinjya mbivugaho byinshi ubwo nyine wagihawe yaragihawe no comment ntabwo kiratanga ubwo uzagiha
Oye, kuri ubu. si byose neza nka David nawe sha nyine byatwe imiziki yabo turayikunda tukabona tukumva ibihangano byabo tukumva ari fresh numva Ako se mwebwe mu muhanzi wakoze nk'indirimbo nyinshi mu Rwanda ubu nshobora no kukubwira umuhanzi wawe wakoze izo ndirimbo nyinshi ugasanga habaye nubwo ari muri izo staff niyo mpamvu tudashaka kumwinjiramo cyane. reka twikomereze muri Mashariki. Urakoze cyane byo kutubaza kuri sinema kariyeri tubaho. Mashariki barafashe abantu bo muri sinema barabakusanya bose. Sinema barabakusanyije. Ahubwo we ntabwo uri sinema yindi ko ntarabona muri Mashariki. Ndabona boro yanyu bavuga ngo Mashariki to Devu. Buriya ntabwo turi abateri beza. Aha, gute Mashariki ifate gusa tubivuge gute wagiye tuvuge wenda ko wenda atari igihe cyacu cyane oya ntabwo twabona akaba ari igihe cyawe ahubwo hari igihe biba bigenda mu buryo bwabyo ubundi ntabwo irasoza bazamuhamagara. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa dukomeze. Oya nawe turakomeza kandi ushaka kuyicaho. Reka tubwire rero ibya Mashariki bimeze bite? Ni ukuvuga ngo ndakeka bamaze iyi cyumweru cyose bazenguruka bwa mbere turi kuri seti na ubwini mugara hari nibwo twabonye bahamagaye ba Kirama na Nyambo bajyayo bari bagiye mu rwego rwo gusangira bakajya bakabamenyesha ibirimo kujya mbere porogaramu ukuntu zimeze. Ndakeka aho finally inuze ya nyuma byo gutanga ama award n'ibindi byose byo kuyisoza bizaba kuwa gatandatu muri Secretary House hafi yo kuyisinga kandi gutora biremeza iya se baramutora cyangwa baranamenya bitewe n'ukuntu umuntu yakoze. ageze ngo bari gutora twazatora muri timu yacu reka turebe n'ubundi muri sinema kandi buri amatimu n'ubundi abahora ahanganye bitewe n'ibintu amatimu akoramo twirengagije timu turimo. Urabona iki gihembo cya Mashariki ari kuzagitwara aho muri timu yacu Rwanda reba dore ukuntu ibintu biba bimeze. Bwa mbere ubundi si n'ubwa mbere tubivugiye kuri kamera. Sinzi niba muri uyu mwaka cyangwa se sinzi niba muri uyu mwaka hari icyahindutse aho twari tumaze iminsi n'ubundi twiruka ku makamera ko hari ukuntu ama award tujya kubona tukabona yahawe abantu tugakeka ko bakayahawe bitewe twebwe n'ukuntu tuba tuzi iyi industry ya sinema n'abantu. Hari umuntu uba ureba ukavuga uti umuntu yaravunitse kabisa nawe ukiha urugero ukavuga uti naravunitse ariko uriya yaravunitse kundusha. Iyo uwo muntu rero ubona atabaye nomine ukabona undi utazi yageze gute niwe uje byanze bikunze hari ukuntu ubona ko hari ikindi wenda gikurikiza utamenya ngo ni iki. Icyo duteze amaso rero n'umunsi wa gatandatu turebe niba hari icyahindutse kuri mu byo bakoraga mbere mu buryo bw'imikorere. Yes, timu Kiramani Hipaye hari ibintu mwatumenyereje uko mwakosoweje. Ikindi kintu nanone ntuce ntaguciye mu ijambo cyangwa se ngo uricemo hari uburyo iriya porogaramu ya mixing ibintu sinzi ubu byarahindutse ugasanga ntabwo umenya ngo umu actor ari kuri uru ruhande cyangwa se wenda tuvuge gukora sinema ya action ari kuri uru ruhande umudrama nabonye nakunduka arimo yaritabiriye. ntituze kugira amazina mutazagira ibyo mugerekaho ari ukuntu uvuga uti niba tureba ama award yo hanze ukavuga uti award yo hanze bamenye comedy igisate cyayo bari gukompeta, aba drama bari gukompeta ku ruhande rwabo, aba action bari gukompeta ku ruhande rwabo. Ariko bwa mbere muri Mashariki bajya gukora ukabona umuntu umukomediye ahawe igihembo cy'abantu yego ukibaza uti ese ibi bintu bitandukanye hehe umukomediye ari buhangane gute n'umuntu ukina drama bino ukabona ni ibintu bimeze nk'aho bivangavanze bidasobanutse. So dutegereje ku munsi dutegereje ku munsi wo kuwa gatandatu
kwinjiza uzaba uhari tuzatangaza tubwira abanyarwanda abadukurikira abakurikira Ardo Rwanda yego tuzabamenyesha uko byagenze tunabereka amashusho y'uko bimeze n'uburyo twe twiyumva nk'abantu baba muri serivisi yego akantu rengeye gukomozaho ni akantu gato tunasoza Kiramani Empire hari ibintu mwatumenyereje uko mwagusoje basukana abakinnyi banyu mukabajyana ku Gisenyi bakarya bakanywa bakamera neza icyo kiraro turakiteguye ko gihari cyangwa of course nigeze kumva atarivugaho cyagiye turi mu yabivuzeho ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byo kubazwa twebwe ahubwo babizwi ahabwira impamvu umwe mu bantu bakomeye bagira ariko nubwo waba ukomeye buri wese afite icyo ashinzwe hari ushinzwe ibyo ngibyo ariwe bita supervisor sibyo ibyo ngibyo bizwi na supervisor ndetse na CEO babipanze ariko nkanjye ku byo nshinzwe ibyo kujyana mu mategeko ntabwo gusa icyo nakwizeza abantu nubwo twagiye kwishimisha ariko still twakoreye amavideo tuyohereza abantu barabyishimira baduha comment icyo nabizeza ko iyo program irahari ariko sinzi ipanze gute kubera ko icyo gisate ntabwo ari ikibaho. Yes, reka tubashimire mwebwe mwabanye natwe kuri mikoro numvaga Marinette ndi kumwe na Devu ndetse na Wayeng tukaba turi muri Planis turakunda cyane Mani n'umugisha kabera nyashi wewe na wundi Jibu yabyigiye muri Kenya